Bakunzi b'Umutahira TV nongeye kubaramutsa mbifuriza amahoro y'Imana. Reka twongere tuganireho gatoya kuri Pi Network. Ngiye gusubiza message y'umuntu umwe wavuze kuri iyi Pi Network atayivuga neza, ariko kubera ko nta makuru afite. Kuba umuntu adafite amakuru y'ikintu si ukuvuga ko kitabaho. Kuba utazi ibintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye si uko bitabaho, kandi si uko atari ukuri. Ikintu rero nshaka kukubwira wowe wamenye Pi Network, uri umunyamahirwe, ntawe ukwiye kuguca intege. Wowe wayimenye uyu munsi ukaba uyimayininga, komeza umayininge Pi Network, mu minsi itarambiranye uraza kubona igisubizo cyawe. Tugiye kureba komanteri imwe cyangwa se igitekerezo kimwe umuntu yatanze. Urabona ko ibi byose n'ibitekerezo byagiye bitangwa n'abantu kuri content nari nakoze ivuga kuri Pi Network n'uburyo umuntu ashobora kwishyurwa Pi hanyuma agatanga serivisi zimwe na zimwe zigiye zitandukanye. Uyu nguyu we yanditse message cyangwa se yanditse comment, yatanze igitekerezo avuga ngo iki ngiki nicyo gitekerezo yatanze. Aravuga ngo ababonye ko atubeshye ni ampe like kandi ibi bintu bizarangira nabi, nta pi ni ubujura. Ntekereza ko yari ashatse kwandika ngo ababonye ko atubeshye ni bampe like kandi ibi bintu bizarangira nabi, nta pi ni ubujura. Yashakaga kuvuga yuko pi itabaho, ashaka kuvuga yuko pi ari ubujura, ariko nagira ngo musubize ndetse n'abandi bafite imyumvire nk'iyi ngiyi nabo bumvireho. Pi Network ni umushinga ukomeye wakozwe n'abahanga mu ikoranabuhanga ry'ama cryptocurrency. Ntabwo ari ikintu kitabaho, ntabwo ari bya bindi bya investment bakubwira ngo shyiramo amafaranga ngo barakungukira andi. Biriya ntabwo, biriya ni nk'ubutekamitwe, ni ibintu bikorwa ariko nta kindi kintu bishingiyeho, ntaho bihagaze, bitari kuri network, nta n'ikindi kintu bishingiyeho, ari amafaranga agenda azenguruka mu bantu. Abantu bapanze iyo diru bikarangira bariye abandi amafaranga, bikarangira gutyo, ariko ntaho bishingiye. Icyo rero ni kimwe, ariko cryptocurrency ni amafaranga akoreshwa mu ikoranabuhanga. Cryptocurrency ni amafaranga akoreshwa mu ikoranabuhanga. Ubushize nabakoreye video igaragaza ukuntu muri Binance iyi Pi Network yagezemo, ngira ngo mwese mwarabibonye ko yagezemo, ariko utazi Binance ntabwo wamenya ngo ese ibi bintu bikora bite, ibi bintu bigenda bite. Utazi cryptocurrency ntibivuze yuko cryptocurrency itabaho kandi idakora. Muri iri koranabuhanga harimo uburyo bugiye butandukanye bwo kubona amafaranga y'ikoranabuhanga. Ukanyura muri iyi platform yitwa Binance, hanyuma ayo mafaranga y'ikoranabuhanga wagiye umayininga muri ibi ngibi bigiye bitandukanye, ukaza ukaba wayagura cyangwa se ukayavunja mu yandi kugeza uyabikuje. Nabahaye urugero kuri iyi ngiyi yitwa Bitcoin. Bitcoin batangiye kuyimayininga muri 2009. Icyo gihe ntabwo byari byoroshye kumayininga kuko ntawakoreshaga telefone. Ngira ngo hakoreshwaga imashini ngo zikomeye, ku buryo izo mashini kuzikoresha byatwaraga amashanyarazi menshi, bikanduza ikirere kubera imyotsi yasohokaga ngo ku bw'izo mashini, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ku buryo abantu bamayinize Bitcoin byari bihenze cyane. Ariko kugeza uyu munsi umuntu ushaka
kugura bitcoin imwe, ngaya amafaranga ashobora kuyigura. Ibi ni ibintu biriho bibaho, ushaka kugura bitcoin imwe, ngaya amafaranga ushobora kuyigura. 1,109,500. Reka turebe ushaka noneho kuyigurisha. Ushaka kugurisha bitcoin imwe, ngaya amafaranga ushobora kuyigurisha uramutse wowe uyifite ku ikofi yawe. Bitcoin imwe ugashaka kuyigurisha, ngaya amafaranga ushobora kuyigurisha. Ibi bintu iyo utabizi ntububizi. Dore n'amanyarwanda ngaya ushobora kuvunja, ushobora gufata bitcoin ukayivunja amanyarwanda, ngaya amanyarwanda. Ni ukuvuga ngo rero Pi Network yo yaje irenze ibi byose, ikuri ibi byose, iri hejuru yabyo. Nta cryptocurrency n'imwe kugeza uyu munsi izaba ihagaze hejuru ya Pi Network. Zose ziri munsi ya Pi Network. Ntabwo izi ngizi Pi Network na Bitcoin arizo cryptocurrency zonyine zibaho. Iyo ugiye ku rutonde rw'ama cryptocurrency usanga hariho ama cryptocurrency menshi. Aya yose ni ama cryptocurrency, aya yose ni ama cryptocurrency, aya yose ni ama cryptocurrency, aya yose ureba ni ama cryptocurrency. Ni menshi cyane, ntago ari makeya. Ibi rero bivuze yuko wowe utazi neza umushinga wa Pi Network, cyangwa se ngo umenye ko hariho cryptocurrency, hariho uburyo bwa cryptocurrency mu mafaranga y'ikoranabuhanga, ntibivuze yuko aya mafaranga atabaho. Aya mafaranga abaho kandi agakoreshwa rwose mu buryo bugiye butandukanye. Pi Network rero nagira ngo nkubwire wowe watanze kiriya gitekerezo, ndetse n'abandi bafite igitekerezo kimeze nka kiriya cyawe, nagira ngo mbabwire ko Pi ari amafaranga y'ikoranabuhanga. Ndetse hari n'uwabajije hariya ngo ese ngo ibi bintu ngo Beneri irabizi? Beneri izi ibirenze ibyo ngibyo. Beneri amafaranga y'ikoranabuhanga irayazi, ndetse amabanki y'isi yose amenshi, ndetse na Beneri yacu irimo, nabo barashaka gufata ifaranga ry'u Rwanda bakarigira ifaranga ry'ikoranabuhanga ryitwa digital currency. Pi Network rero ni cryptocurrency ariko ikaba na digital currency. Digital currency ni amafaranga ashobora gukoreshwa mu ikoranabuhanga, akaba yavunja amafaranga y'ibihugu bitandukanye. Ibyo ngicyo Pi izabikora. Ishobora kuzaba ubwayo iriho ari Pi, ifaranga ry'ikoranabuhanga, ariko unyuze kuri Binance ukaba warivunja mu mafaranga y'amanyarwanda, amarundi, amatanzania, amakongomani, yewe n'ayo muri Egiputa, n'aya hehe hose, ukavunja rwose ugafata fiat zawe mu ntoki ukaba wagura ikintu. Ushobora kuyakoresha muri cryptocurrency, ukagenda ukagura Bitcoin, ukagura Ethereum, ukagura n'indi cryptocurrency yose wumva ushaka gutunga, ukaba uyifite, ndetse n'amadolari yose n'ibindi byose bikoreshwa mu ikoranabuhanga bigendanye na cryptocurrency. Wowe rero utazi ko aya mafaranga ariho, wakagombye kumenya ko ariho. Hanyuma ikindi, wenda mwe mukoresha ikoranabuhanga, mufite telefone, smartphone, tuve no ku makompiyuta twigire kuri telefone zonyine, nizo zikoreshwa n'abantu benshi cyane. Wenda reka duhere iwacu, ijya kurisha ihera ku rugo, twivugire iwacu mu Rwanda. Abantu bakoresha telefoni ni benshi cyane, ku buryo urebe no mu buryo mu gihugu cyacu birimo kugenda byoroshywa, uko batanga amatelefone ya make make, cyangwa se bagatanga amatelefone boroshya, ku buryo umuntu wese ashobora kuyigura, ndetse bakagerageza no kumuha interinete y'amafaranga makeya ashoboka, kugira ngo tumenye dukoreshe ikoranabuhanga. We rero wamenye Pi Network, uri umunyamahirwe. Wowe ufite smartphone ushobora gukoresha interinete, ugahugira mu kujya kuri TikTok, YouTube, ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ugajya kuri WhatsApp,
Facebook, ukabona Pi Network ukayirengaho nyine. Ubwo ni ukuvuga ngo wowe uzashiduka ubona ibyo wagombaga gukirikaho, ukabyemera, ukabikunda, ukabikurikirana byagucitse. Nibe n'umuntu utarigeze atunga smartphone, utarigeze agira n'umunsi n'umwe ngo atunge smartphone, akazumva ibyo bintu byabaye ataramenya n'ibyo ari byo. Ariko wowe wamenye ibyo ari byo, cyangwa se wagize akantu gatoya umenyaho, ukazabona bibaye, bizaba ari ikibazo gikomeye cyane kuri wowe. Uyu rero niwe nashakaga gusubiza, nashaka gukora content y'iminota mikeya. Njye nitwa Leonard, iyi ni Umutahira TV. Utarakora subscribe kuri channel yacu Umutahira TV, nagusabaga gukora subscribe kuri channel yacu Umutahira TV kugira ngo video cyangwa se content yari yose tuzadukora izajye ihita ikugeraho mu buryo bwihuse. Reka ngushimire cyane wowe ukomeje kubana natwe, kandi abantu barimo bagenda badushyigikira batanga n'ibitekerezo, murabe igiciro kinini kuri twe. Ikibazo cyose wagira kuri Pi Network ushobora kumbaza nkakubwira, nkagusobanurira. Ikindi, wowe ufite account ya Pi Network ariko ukaba udafite WhatsApp group ubarizwaho, rwose nagira ngo nkubwire ngo unyandikire kuri 0788863006 nkwereke WhatsApp group ushobora kubamo kugira ngo ujye umenya amakuru ya buri munsi agendanye na Pi Network, utazasigara utazi iriva n'irirenga kuri Pi Network. Murakoze cyane, mugire amahoro y'Imana. Bye bye bye.